ariko Imana iramubwira ngo witinya. Nshuti bene data, nagira ngo mbabwire ngo iyi Imana ikubwiye ngo witinya, ibireba n'inzira izabinyuzamo. Haleluya, bwoko bw'Imana. Ndashima Imana, shima Imana kubwo ubuntu bwayo, kubw'imbabazi zayo, kuba ikiturinze. Biragoye kugira icyo umuntu avuga kubera ishimwe. Amashimwe y'iki gihe atandukanye n'aya kera. Kera abantu bashimaga Imana ko yabarinze, yabahaye agakiza, yabarindiye igihugu, bakiri mu buntu bwayo ari bazima. Ariko ubu iyo umuntu atatanze ishimwe ko yujuje umuturirwa, yaguze imodoka, abana barangije amashuri, ntabwo ngo riba rigifatika. Ariko ngenda ndashima Imana ko ndi mu buntu bwayo. Ibyo nabyo ni ingenzi, ariko icy'ingenzi cyane ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Bakunzi rero b'Umwami Yesu Kristo, nge tuvugana nitwa Mihayo Patrick, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo, nkaba nkijijwe, nubaha Imana, nkunda Imana n'abantu bayo. Ntabwo mazemo igihe kinini mu uyu murimo w'Imana, ariko maze imyaka ikabakaba 10, ndumva ni mu 2007. Urumva ko ni imyaka 14. Ntabwo ari mike rero, nta nubwo ari myinshi. Ndashima Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 43 guhera ku murongo wa mbere. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriyeho Egiputa ho incungu, Etiyopiya na Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa. Nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikasi nti barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati, witinya. Haleluya. Umuntu ntashobora kukubwira ngo witinya adafite ikintu kigutinyisha. Birashoboka abantu ntidutinyishwa n'ikintu kimwe. Nge nshobora kuba ntinyishwa nuko mbona korona ihari, nuko mbona abantu benshi barimo barapfa, abakomeye barapfa, abakize barapfa, abanyapolitike barapfa, abacuruzi barapfa, urungano rurapfa, abafite ubwishingizi, asiranse zitandukanye barapfa, abadafite asiranse barapfa. Nkaba navuga nti se, iki cyorezo ko mbona kinteye ubwoba, Imana ikambwira ngo witinya. Hari n'undi nawe ufite ikibazo muri business, akavuga ati maze gukora business zirenga 9 mpomba, Imana nayo iramubwira ngo witinya. Hakaba hari n'undi nawe uvuga uti se, ko nta babyeyi mfite, cyangwa niba nanabafite nkaba nta bushobozi, ko nkunda kwiga, nzakuraho iminerivari. Uwo nawe Imana iramubwira ngo witinya. Undi nawe aravuga ati, ndi umukobwa, nkabakabye imyaka 36, ndimo ndajya muri 40,
hari no naramutse nanashatse birashoboka ko ntanabyara. Ese umugabo nzamukura he ko ntari mwiza, ko ntafite amashuri, ko ntafite amafaranga? Abantu b'iki gihe nta nubwo bakireba ibyo kuvuga ngo uri mwiza cyangwa n'ibindi, ntabwo bakireba n'ayo mashuri, bareba amafaranga. Ifaranga rigiye kurikora. Nahoze ndeba kuri televiziyo y'u Rwanda ejo bundi, ndeba ngo abana ngo bafashe amafaranga kubera gukunda amafaranga ya se, bafata ibintu baroga umubyeyi wabo, barangije bahamagara imodoka ya ambulance bati nibamujyane Ndera ararwaye kandi ari muzima, kugira ngo ya mafaranga bayajyane. Amafaranga arimo ararikora. Nshuti bene data, ibiduhangayikishe ni byinshi, ariko Imana irakubwira ngo witinya. Ni igiki gituma Imana ikubwira ngo witinya? Nuko Imana yo iratinyitse. Haleluya. Reka mbaha akantu kamwe. Ubu ufite nk'ikintu kiguteye ubwoba nko mu mudugudu w'iwawe, ukaba ufite nk'umuntu ugutera ubwoba, cyangwa mu karere aho uturuka, cyangwa wenda dufate ku ntara, yaba uwo muntu ugutera ubwoba ari umusirikare, yaba afite amafaranga, yaba akomeye, noneho dufate nka perezida nka nyakubahwa akakubwira ati witinya, nta kibazo uzagira. Ndakubwiza ukuri, iryo jambo yavuze ryonyine rirahagije kugira ngo umutima wawe uhite unyurwa, ukubwira ngo witinya. Ibaza nawe nyakubahwa perezida akubwiye, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame akakubwira witinya, ntacyo uzaba. Ndakubwira ngo wagenda ugasinzira. None ibaza Imana umuremyi wa byose irakubwira ngo witinya muri Yesaya 43, witinya. Imana irakomeye. Niba wagenda icyo gihe ugasinzira, ese Imana ikubwiye ngo witinya yo ni iki gituma udasinzira? Duha agaciro Imana yacu, kubera ko ntabwo umuntu asinzira kubera ko aryamye kuri matera nziza. Icyo tucyumve. Nta nubwo umuntu abona amahoro kuko aryamye mu nzu nziza. Icyo nacyo tukiteho. Ahubwo umuntu aryama cyangwa agasinzira kubera hari ijambo, cyangwa hari uwamuhaye amahoro. Ubu dufite amahoro kubera Imana. Haleluya. Hari ibintu byinshi bitubuza amahoro. Birashoboka kubuzwa amahoro nuko wenda unywa inzoga, ukavuga uti yewe, hari abantu badashobora gusinzira kubera ko atanywa inzoga. Akavuga ati ngiye kubanza nywa inzoga nsinde nze kugera ku buriri nsinzira. Undi akavuga ati kubera ko mfite umugore w'umunyamahane unesha umutwe, n'akazi nakora singakore neza, akavuga ati reka ngende mbanze nce mu kabari nshaginge, nce no ku rumogi mbanze ndunywe, byibura ngeri wanjye ndi mu kinya, ndi nko muri volute 40, nanavuga sinumva ibyo avuga. Ubu nawe yabuze amahoro. Undi nawe akavuga ati nta mafaranga mfite, ndi mu bwishyu bw'inzu bw'amezi 9, abana banjye ntibagiye ku ishuri. Urumva ubu nawe afite amahoro, abuze amahoro. Ariko Imana iramubwira ngo witinya. Nshuti bene data, nagira ngo mbabwire ngo iyi Imana ikubwiye ngo witinya, ibireba n'inzira izabinyuzamo. Birashoboka urahangayitse, umeze nabi, ariko izera Imana. Imana niyo kwizerwa. Nahoze numva umugabo umwe yakoreye Imana, amaze gukorera Imana yubaha Imana, arangije ngo aza gupfa, apfuye asiga umugore we n'abana. Umugore ngo akajya yirirwa arira. None yari afite na kredi. Mu kugira kredi ya banki, habura nk'iminsi 2 ngo baze guteza ya nzu. Umwana arahaguruka mutoya w'imyaka 7, abwira mama we ariko papa ntiyasengaga? Ati yarasengaga. Papa niyubahaga Imana? Yubahaga Imana. Ese ni igiki cyatuma koko papa niba Imana yaramujyanye agapfa, n'inzu yacu yadusigiye nayo koko banki yijyane kandi yarubahaga Imana? Umwana arangije abwira mama we ati jyewe ngiye kwandikira Imana, nyandikire nyibwire nti uri Imana ishobora byose, iyi nzu nibayijyane. Umwana yandika ibaruwa, ngo arangije ngo ayijyana hahandi, niko njya numva ngo ku iposita, yandikiye Imana yishyira ku iposita, yandikaho ngo umukuru w'iposita, mbere yo kuyohereza azabanza yisome. Haleluya. Nuko umukuru w'iposita rero nta nubwo yari umuntu ukijijwe cyane,
bimukoraho, aravuga ati umuntu wandikiye Imana bikanyura mu iposita, ikibazo afite ni iki? Aragisoma. Umukuru w'iposita ngo arangije, Imana imukoreramo, yishyura bwa bwishyu bwari busigaye, ahahira na wa mugore, amuha n'ubushobozi bwinshi, atangira gucuruza. Ubu ni umukire ukomeye. Mbese wowe ikibazo cyawe uragira ngo ntabwo Imana yagikemura? Imana irashoboye inshuti bene data, Imana ni nziza. Humura, iri jambo twize ngo witinya, ni igiki kiguteye ubwoba? Dufite Imana ikomeye. Imana ntabwo bayibonera mu bindi bitandukanye, ahubwo Imana iri wowe. Imana yemeye kutubera ubuturo, iravuga ngo nta handi, nta nzu mwanyubakira. Inzu ni ubuturo, ni umutima wacu. Nshuti bene data rero, tubifurije ko mwitinya, tubifurije kumenya Imana, tubifurije gutinyuka, tubifurije guhunga ibyaha no gusanga Imana. Mugire amahoro ya Kristo. Amen.